turabasuhuje tubifurije ibihe byiza nshuti bakunzi b'Ibigwi TV Rwanda mu makuru akomeye arebana n'umutekano ubutabera politike na diplomasi kuri wa 29 z'ukwa 8 2025 nitwa Jerome Munyentwari ndi muri studio tuzanwe n'amakuru ubusesenguzi mu karere k'ibiyaga bigari karere ka Afrika burasirazuba by'umwihariko Kongo uburasirazuba burimo intambara ishyamiranyije M23 ndetse na FARDC. Tugize kubabwira ko M23 imaze gutangaza ko FARDC nanone muri iki gitondo yagabye ibitero ibikomeye cyane ahitwa Ibukombo muri Rucuru yica abasivile benshi n'amazina yabo yagiye hagaragara byongereye umujinya mu wundi M23 isanganwe. General Peter Chirimwami Nkuba uyu nguyu muramuzi yari guverineri wa Etat de siège wa Kivu ya ruguru yaguye mu mirwano Isake hari ya Gasengesi mu kwezi kwa mbere 2025 agiye rero gushyingurwa ikinshasa nyuma y'amezi 8 ari mu buruhukiro. Kuki byatinze byatewe n'iki? Abapfakazi bikatanga batakambiye Ministre w'intebe wa Kongo Judith Suminwa Turuka kubwo kutishyurwa amafaranga bagenewe nk'abafite abagabo baguye ku rugamba. Mwijwi rya Patrick Muyaya Katembwe umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo akaba na ministre w'itangazamakuru ateye utwatsi ubwo mu izina rye nyine Kongo yateye utwatsi ubutumire bwa Tabombe kibugeze kuba perezida wa Afrika y'Epfo wifuje guhuriza hamwe abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo barimo Kabila, Corneille Nangaa ndetse n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubutumire bwe rero bwatewe utwatsi na Kongo, ibyo turaje tubigarukeho. Mubare natwe muri aya makuru. Kevin Kwanga bw'ibyuma mukanya turaza tuyarambura turi kumwe na Olivier Rwamukwaya mu busesenguzi ari mu burengerazuba bw'u Rwanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yego, hanyuma rero murabizi neza cyane iyo tukinjira tuba tubabwira duti rwose mudukande subscribe nyaboneka hanyuma mudukubitire ku notification cyangwa se yonzogera ubundi amakuru yose mujye muyabonera ku gihe kugira ngo ibintu byose bigende neza cyane. Wowe wakanze subscribe tayari rero nta mpamvu yo kongera kwirirwa ubikora kuko byarabaye ubikoze byavamo. Ubwo rero bana natwe cyane service dutanga nk'Inuma Transport Limited dukodesha imodoka zitwara imizigo tuba dufite fuso ndetse n'amakamyo dufasha abantu bashaka kwimuka turabimura neza cyane tugatwara abantu bagiye mu butumwa bw'akazi tugatwara abantu bagiye gutembera dukodesha imodoka ku bantu bari mu kiruhuko dukodesha imodoka zitwara abageni tugira imodoka nziza z'imivanda nshyashya 0788 27 email ni numatransport@gmail.com. Duhahirane Cooperative Building niyo nyubako dukoreramo hara mu Gakiriro ka Gisozi ni ruguru y'Umukindo Plaza. Ibintu byose biba bimeze neza iyuje uba wisanga neza cyane. Amakuru yacu rero tugiye kuyahera ahangaha ku itangazo rya Lawrence Kanyuka ahangaha hari mu burasirazuba bwa Kongo aho amaze kugaragaza ko rwose igitero cyagabwe ku ahitwa Bukombo cyaguyemo abasivira aho kugira ngo kigabwe ku ngabo. Ubwo twigendeye kwa Olivier Rwamukwaya duhita dutangirana. Bwana Olivier Rwamukwaya ari mu burengerazuba bw'u Rwanda mu burasirazuba wagezemo bwa Kongo cyangwa cyari hakuno? Mvuyeyo ntabwo uzi ko nazindukiye mu gitondo cya kare. Ntabyo nzi pe. Harya wambwiye ko uri buze kujya mu biro byawe mu nzu yawe ubundi niki? Nagiyeyo hari akantu nazindukiyemo ngiye kureba. Nagiye gutora ka power bank kanye nasizeyo. Wacaginga gute? Wacaginga gute niba power bank wayibagiye igihe wafashe safari utari ahantu hari umuriro bigenda bite ko nzi kukunda kubaragira imisozi? Nubundi ibintu biyate nirwanagaho. Ariko nkungu ejo mfite urugendo ry'inyamagabe tuzajya gusaba no gukwa mwenye ndake ni kwa sebukwe tuzajya ejo. Mwenye ndake? Mwenye ndake Jean Paul? Okay.
burya kaba atantumiye bitebye. Buriya sinzi abazi ko utabona umwanya buriya. Ubwo ntabwo mpamije ibirindiro mwihorere. nzamuca umurambararo w'amacupa. Azi ko amakuru atagenda buriya. Mu gito turajyana na bahujeni twese turaba turiyo kandi ubwo nabyo bizavamo ikiganiro. Ubwo ni content. Naramwe ngo azakora ikiganiro da niko yabwiye. Hanyuma rero wa mugani nanjye ariko urabizi ko mfite urubanza ejo rukomeye cyane, ubwo urumva nta nubwo naboneka. Hanyuma rero twigendere turukubite tunabangura kwanza turebe uburyo ahangaha ndabona Lawrence Kanyuka yongeye kwandika, ariko ko bimaze kuba byinshi, bamaze kwandika kenshi cyane bagaragaza ko uruhande rwa Kinshasa FARDC rukomeje gusomborotsa cyangwa se kugaba ibitero by'akaga ku baturage. Nk'ubu ngubu bamaze kwandika Tireforce coalisée de régime de Kinshasa omene tosomate di vendredi 29 août 2025 une nouvelle incursion armée à Bukombo tiwa 3 civils bica uwa mbere Mbirinde Bishura, bica Nyiramutuzo Ruzindana, bica Salama Ruzindana. Hanyuma rero arandika ati rwose nous condamnons le silence complice des organisations de droits de l'homme face au massacre des civils perpétrés par les forces du régime de Kinshasa. Urabyumva neza? Yarama ubwicanyi ubwo ni drone n'ubundi zagarutse. Drone se muri drone muri Rucuru? Ni muri Rucuru aho ngaho se? Bukombo ni hehe? Bukombo. Si mu bice by'epfo se? Bukombo. Bukombo ni muri Rucuru. Gurupema Bukombo? Ari Bukombo si gurupema? Sinzi ni ikintu njya numva muvuga gurupema. Byashoboye. Nanyitse ko ari nuza ku Bukombo menyere muri Masisi. Bishoboke byose reka nze ndebe. Bukombo za Tongo zose ziri muri teritware ya Bwito, muri teritware ziri muri sheferi ya Bwito muri teritware ya Rucuru no Rukivu. Ni muri Rucuru koko ni muri Bwito. Bo rero ari Bwito ni sheferi ikuberemo ikintu bisa aba FDLR. Kandi FDLR ntabwo inganya imbaraga nabo bita ngo ni babazareno. Ariko bivuga ko aba FDLR baba barize. Barize biki? Nose ntabwo uzi ko bagira ishuri rya gisirikare ryitwa SM n'uganije n'abagani bakubwiraga yuko n'ubundi bahabwaga kugira ngo ujye kwiga muri iryo shuri ugomba kuba ufite AD, ugakora ikizamini ugatsinda ukajya imbeze yari kadete nk'izindi zose. Uravugije ukuri, ariko bose byo ntibagiye babisenya nyine. Bagiye babisenya ariko ntabwo bivanaho yuko byari biriho. Kurwana ababyizemo. Kurwana? Abari kurwana muri no minsi nababyizemo. Kandi umwe bagiye bigishwa na se Omega ne bakubwira ko yari umwarimu ukomeye cyane wize mu Budage mu Birigi naye hose. Afande James ntabwo ujye mukono yamuvugaga. Gutwara indege ngo n'utuntu twe. Ntabwo yakwemera kubana n'injiji rero. Ubwo rero abo bantu njye nseka cyane n'abantuza n'abamuyaya bagiye bavuga ngo mu Rwanda barwiriza ngo aba FDL barashize. Buriya wabaza aba M23 no bakubwira ko FDL batije mu aho bahuriye nayo yabakoragamo abantu, yabakoragamo akazi nayo. Ntukibe ngo gupfa gutsimbura. Ese ntiwabonye ikibaya? ubona ko watsimburamo byari gukunda se?
bisa nkaho bitakoroha ariko nanone hashize iminsi babikora nyine babakuramo byanze bikunze ubwo ni rwa rugendo barimo ariko umwe habaye kuri resistance kirekire naho rero muri bwito naho buzuyemo cyane kandi twize kumva ko imvunto itangaza ko ifashe territoire ya Rucuru yose urabyibuka ubwo rero nkaba nibaza abantu basigayemo nibi byadutunguye kandi ubwo ni mu gice n'ubundi gisa n'ikigana kigana na za Masisi n'ubundi abo bantu basigayemo bate aho se ariko ikibitera bashatseyo banabyayemo muri bwito niyo mpamvu njya nibaza n'ubwo rero niba bavuga bati FARDC yagabye ibitero mo hagati mu gice gifashwe cyangwa hari igice cya Rucuru kidafashwe kiherereye n'ubundi oya bo kugira ngo abadukurikirana babyumve neza ni abacengezi kandi bavuga ngo ni coalition ya Kinshasa nyine bo coalition yasigaye yivanze nabo bita semusi ndimo kubyumva buriya Dominique Ndaruhutse barivanga hari uburyo rero ko ibikoresho n'ibiceri nuza honorable Ndayishimiye arabizana ibikoresho n'ibiceri nabyumvise ubwo ni abacengezi ni za rede za gerira ziri aho ngaho nubuvuga ngo aho ngaho muri ibyo bice ushobora kunyuramo ukagenda wamara kugenda ukaba wababura ukaba utababona ariko ukubise isasu mu mugongo bari abahinzi kandi wabonaga ari abahinzi mbese intambara y'abavietnam cyangwa y'abacengezi aba ari ibihugu bivuga gutyo kuko Rucuru yose Muventura ifite baremesha n'inama abo baturage bose ntibanyije na Bodwese na Prince Mabuka administrateur wa Rucuru baraje baremesha inama aho ngaho abaturage baraza mu nama babagira inama yo kwitandukanya n'iki ariko none nabo abo baba baraje nabo bari abarwanyi n'ubundi abari abarwanyi ariko kubera yuko bashobora kuba abasivili bagaragara nk'abasivili bakaza mu nama reka twigendere tujye i Kinshasa turebe ugushyingura narinzi ko yashyinguye n'ukuri kw'Imana Inimation Laurent 1er septembre à Kinshasa di General Major ariko ni General Major ni Lieutenant General ni General Major we usome biraza mu birimo uraza kubyumvamo okay Inimation Laurent 1er septembre à Kinshasa di General Major Peter Chirimwami Nkuba ancien gouverneur militaire du Nord Kivu tué en janvier dernier à Kasengesi lors de l'affrontement entre les M23 FARDC et les FARDC. Une grande cérémonie militaire est prévue. Il sera enlevé au rang de lieutenant général à titre posthume par le président Tshisekedi, rapporte une source sécuritaire. Nahise mbyumva Major General rwose agiye guhita azamurwa mu ntera ashyingurwe kuki yari yaratinze muri morgue bwana Olivier Rwamukwaye ubuntu kubera iki barimo mwubakira muzore ni iyi mbona wayibonye nk'iyo bubakiye Rwanda Kabila ya Kabila nini hari niya ntuza na Kisekedi yayubakiye se nta hantu ngo bashyingura abantu b'intwari uraza kubyumvamo ko nawe perezida Kisekedi azaba hari ku nteko ishinga amategeko kumushyingura ku wa mbere kandi azamuzamura ku rwego rw'intwari z'igihugu nka Rwanda Kabila na Lumumba gahunda iteye ukuntu ariko ntabwo komeza niki bazashyingura Kimwami na Rugabisha Alex ndeka nsome nari mfunguye ikidanago cyanditse mu buryo budashimishije ndetse ku buryo rwose na zooming yanze lecture deep nkubitanya na ntuza ya kabiri okay mbonye page ya mbere
Major situation Major General Major Chirimwami Nkuba Peter Maris noneho se ibi niki amakode se cyangwa ni matricule ni nimero ya matricule cyangwa iri yanditswe nanone muri za kode zanyu za gisirikare pro government kode ziriho n'izitariki n'amasaha bro uzi ko ari kode DCD noneho wanditse ngo Nord Kivu militaire Nord Kivu et DCD à Kinshasa suite au Brésil par Barresi dar cité de Sake et le colonel Rugabisha Alexis Lewis Maris ahangaha matricule ngiyo EDCD à Karehe au sud Kivu rere dépouille mortelle sont gardées à la morgue de l'hôpital militaire de référence de camp colonel Chachi et réanimation au lalier lundi ku makode hano ndacanganyukiwe ibi bintu wabidekoda gute mbona ari isaha hariho n'isaha buriya tariki ya mbere saa sita se saa sita AM ubwo septembre 2025 kuri simenti mu irimbi ryaho abasirikare baruhukira muri commune ya Nsere si hahandi habereye amasezerano ra ya ndi yo mu Rwanda se Nsere yarahari ya Mobutu yagize mu ruhare Mobutu Kagame ari ubwo hari nta ruhande rw'u Rwanda rwaye ruharira hariyo ntuza Bizimungu Kazimiri dogiteri mission hano ni EMG ubwo wabyita gute le EMG FARDC en collaboration avec les protocoles d'État organisera les obsèques de ces veillants officiers et les rendra les derniers hommages dans akakaunirengagije kukazoominga ariko kugafotora nkazoominga ariko kankorogoshoye kankoroze kanze nkwereke akahe nyine ntago nafashe intoza ngo njye mbyegereza isomero neza none byankoroze sana ni bitoya kandi biri ntwari bra urumva none ndabikoza ariko ngeze hehe ngo misiyo ngo nuwa ngo etat majoro izakorana na protocole ya leta ngo barateguriye imihango ya nyuma aba basirikare baguye kugira ngo basezerere bwa nyuma bikazabera mu nyubako ya Palais du Peuple hamwe hakorera inteko y'amategeko ndetse na Sena execution ubwo uko bizashyirwa mu bikorwa programme generale en 3 grand temps hari ibice bitatu dimanche ku ya mbere ku itariki 31 z'ukwa 8 2025 veille mortuaire pour les deux familles rumva au Palais du Peuple dans la commune de Ringwala rumva ahangaha veille niba bazarara inkera sibyo ni inkera ku miryango yombi muri Palais du Peuple ni mugoroba hanyuma kuwa mbere niho gushyingura harimo ibice byinshi ya makode rero uvuga ni kuwa mbere tariki ya mbere guhera saa sita yego ubwo ni ugufata imibiri ku gice cya mbere kuri morgue ya hopitali ya gisirikare ya Camp Colonel Chachi bakayizana kuri Palais du Peuple hanyuma indirimbo zihimbaza gushyiraho indabo hanyuma ubuhamya ndetse n'ijambo ryo mu miryango yabo biyobowe na protocole igice cya kabiri rero ni ugushyiraho indabo Kisekedi azagera ashyireho indabo
akaba umugaba mukuru umugaba w'ikirenga ngabo. Hanyuma aho hari n'ijambo rya perezida azavuga ashyira mu ntwari general major Cirimwami amushyira ku ipeti rya leta generali. Bazasoma nyine iteka rya perezida rimugira leta na generali na Colonel Rugabisha Lewis ahigirwa General de Brigade, bikazakorwa na Vice Premier Ministre Minisitiri w'ingabo n'abansiye kombata, bikaza bikurikiwe no gufata ayo mapeti bakayashyira kuri serikali zabo, bizakorwa na Chef d'Etat Major General wa FARDC. Hanyuma ndabona nibirebe ntabwo twabivamo byose, ariko hari iby'ingenzi umuntu atabura kuvuga. Hanyuma bazasoma na ordonnance ya perezida ibashyira mu ntwari z'igihugu, bakajya ku rwego rumwe na Kabila Lumumba Lieutenant General Cirimwami Nkuba Peter ndetse na General de Brigade Rugabisha Alex Lewis pari le chancelier d'ordre national, ni urwego rushinzwe intwari z'igihugu rwabo. Hanyuma kubashyiraho depot des insignes de décoration par le commandant suprême des FARDC, ni ibyo ibimenyetso by'ibyubahiro bazashyirwaho na commandant suprême des FARDC. Ubwo ni Ntuza n'Ikisekedi. Lecture de l'oraison funèbre des officiers généraux par le lieutenant général Kabamba wa Kasanda François, chef d'état-major adjoint ushinzwe administration na logistique. Ayo makode ntabwo ubu yamenya wowe. Hari ayo njya kumenya ndika akanjijisha, ariko iyo bavuze ngo lecture de l'oraison funèbre biba bishatse kuvuga iki? Lecture de l'oraison funèbre ni nk'ijambo wenda ryo gushyingura. Hanyuma kujya kuzana imibiri leve de corps guterura imibiri bayijyana hehe. Mbese uyu nguyu ni nko kuyobora abantu nyine. Hanyuma leve de corps kujya kuyijyana kuri cimetière y'Irepo de Soldat muri commune ya Sere, aho bagomba gushyingurwa. Igice cya gatatu mise à terre du lieutenant Cirimwami Nkuba Peter suivi celui de General de Brigade Rugabisha, ni ukubashyingura. Noneho hanyuma harimo no kurasa ibibombe 7 mu nshuro 3 no gukorera bya bintu bya gisirikare n'indimbo y'igihugu nyine na band icuranga indimbo zo gushyingura. Kuzabukomera ibindi bikurikiyeho ni amajambo azagenda avugwa n'aho bizabera. Mais pour terminer nyinshi donner interforce à la morgue de l'hôpital militaire de référence. Ubwo ahangaha ni nk'ikira interforce ni ibya timing. Ni bya hani timing. Hani timing uko abayobozi bazahagera. Urumva hagarukamo bya binini ngo saa 2 zuzuye bagomba kuba bamajije terminer pour terminer di donner interforce la morgue l'hôpital nyine ni mbese ni nka gahunda nabo bireba. Okay, urimo urabibona Kenge Bomusa kandi hano bavuze Kenge Bomusa akomeza inshingano bamutumizaho. Saa 5:30 arrivée de dépouille mortelle et exposition dans l'enceinte du palais du peuple. Urumva bazaba bamaze kuhagera bahageje imirambo. Annonce du programme par le colonel, le commandant Sifa General Major ubwo uzayobora ibirori ni General Major Ekenge Bomusa Sylvain. Noneho office religieux ajya abantu basenga dépôt de gerbe de frères sur programme du protocole. Hanyuma ashyirweho indabo temwanyasha ibintu nk'ibyo mode famille bavuge imiryango ivuge.
GR Furunira. Ni amakode gusa pe. Ubwo rigari de Republique izatanga iki? Wanabyira uko twashyinguye deje. Ubwo byarangiye. Uko ibi ngibi ni ibindi kuvuga ngo rigari de Republique bazazana ibi ni gahunda ariko tunibaza kuki ibintu bijya hanze. Ahora Kongolese. Nabasoreje ku makode. Warumbaje impamvu atahise ashyingurwa ni iyi ngiyi. Notez bien, la présence de tous les officiers désignés pour le transport des dépouilles mortelles est obligatoire et aucune absence ne sera tolérée. Les officiers désignés. Nuvanga abantu bose bateguwe kuzaterura imirambo y'abasirikare ntawe ugomba kubura. Urumva? Ntawemerewe kurwara. Hanyuma rero ibyo ntabwo bizatorerwa nibaramuka babirenzeho. Banza Mwirambo Egile niwe Lieutenant General chef d'état major ajubwo wa FARDC. Nako ni chef d'état major. Wese chef d'état major niwe chef d'état major general wa FARDC niwe washyizeho umukono, niwe wabiteguye neza cyane. Nguwo umuhango rero gushyingura General Peter Chirimwami na mugenzi we General de Brigade ubwo twabazamuye Alex Rugabisha. Nzi ko byavuye mu nzira pe. Kandi Rugabisha bari kumushyira mu ntwari kandi ugasanga wenda hari muri umunawe bari kwica. Ubu nabyo urabyumva ariko ibyo bintu rero kubyumva bisa nkaho byagiye birangora by the way. Rugabisha abaye intwari muri umunawe cyangwa se bavandimwe bene wabo bari kubica. Yari igihe kigera nkumva ngiye kubifata nkaho ari opposition n'ubundi kuko nta butegetsi bubura opposition. Gute? Nkuko nyine wavuga uti ngiye ibitekerezo byawe ntago ndi kugendana nabyo ukiyopoza ariko nta kindi kibyisha inyuma nkuko bajya bazamura mu ntera bakabihindura epilation ethnique cyangwa se guharana cyangwa se kurwanya ubwoko hashingiwe ku bwoko. Nose uko twava ko ari politike batabica. Kubica bakababica ariko bakabica nk'abanzi nyine. Hanyuma bakabazamura no mu ntera se. Oya ntabwo uri kunyumva neza. Nuvuga ngo niba hari abagenze pour la politique actuelle iriho hakaba n'abayiyopozaho noneho upfuye agapfa mu izina ry'umuntu waruhanganye n'undi, ariko hatavuze ngo ni ubwoko burimo gutsembwa. Wenda kimwe kikaba ari igisobanuro gitangwa n'urwo ruhande rushaka kugira ngo rwumvikanishijwe. None se noya nta ruhande uko abaturage bicwaho ni abasivili ntago ari abarwanyi. Ariko hari igihe abantu barwanira ahantu abantu bakahagwa. Ibyo birasanzwe kandi bihora biripotingwa mu maraporo. Ibyo ndi kuvuga ngewe ndi kuvuga sinzi nimba turi buhuze tewe n'imvugo ndi kumva uri gukoresha. Niho umuturage uri umworozi wo muri Minembwe kuza ukamurasa bihurirahe na politike cyangwa bizamo politike gute ko ari ibyaha bya genocide. Sinzi impamvu byahura n'imirwano n'iki n'ahantu biri n'intambara. Kuza ukamurasa n'ibyaha by'intambara. Kuza ukamurasa n'ibyaha by'intambara. Atarwanaga nawe. Ntabwo ari ibyaha by'intambara ni ubwicanyi bwa genocide. Wakwita genocide kuko ni abasivili ntabwo ari abarwanyi ntibari mu ntambara, ni abaturage basanzwe nta n'uruhare bagira mu ntambara. Noneho burya ashobora kuba ari umusivili ariko uri kugira uruhare mu ntambara, bo nta ruhare bagira mu ntambara. Urumva rero nta
ahantu bahurira n'ibyo ngibyo. none ubwo urabisobanura ute kugira ngo bihure, urabihuza ute kugira ngo byemere? ntabwo byahura, ubwicanyi bukorerwa abaturage mu minembwe nta hantu bwabuhuza n'intambara iri kuba. noneho n'izamurwa mu ntera n'ibyubahiro bihabwa bene wabo bari ku ruhande rwa guverinoma, urabihuza ute kugira ngo bivemo? tubihuze n'ubwicanyi imiryango yabo bikorerwa. ndabivuga ko ni uburyo bwa leta bwo kujijisha yuko ubu ntabwo wavuga ko iyo abo bantu bakwita bavuga ngo ni u Rwanda bakagira gute n'iki byose, kuko baravuga ati aba bantu barakomeye mu gihugu nta kibazo bafite. Okay, reka tubandanye noneho rero, soza tubandanye kuri iyo ngingo. nasoza mvuga ko ni uburyo leta ikora mu kuzamura mu ntera abantu cyangwa gutanga ibyo nk'ibi ngibi bagiye guheza rugabisha mu gusibanganya ibyo iyo leta bakoreye bene wabo. Barakoreye bene wabo. Un collectif de veuves et orphelins de militaires FARDC de Haut-Katanga a interpellé le mardi 26 août 2025 la première ministre Judith Suminwa via une lettre ouverte dénonçant la suspension depuis avril d'horaires lentes de suivi entraînant une précarité sans précédent due à une gestion opaque des fonds destinés aux familles des soldats décédés. Ibi ngibi mu Kinyarwanda bishatse kuvuga ko bishatse gusobanura ko abapfakazi n'imfubyi b'abasirikare ba FARDC baguye ku rugamba muri Haut-Katanga bandikiye mu ibaruwa ifunguye, bandikiye minisitiri w'intebe baratangaza yuko kuva mu kwezi kwa kane aya mafaranga bagenerwaga yahagaze, kandi noneho guhera mu kwezi kwa karindwi bagenzi babo bo muri Kinshasa bakaba barakomeje baratangiye kuyabona, bakibaza icyo wabaze abo mu zindi ntara icyo wabazira ngo byabashize mu mibereho mibi. ngaro rukereze bénéficiaires de Kinshasa ont vu leur paiement reprendre en juillet. Donc abo muri Kinshasa babonye ubwishyu bwabo barishyuwe, byari byarahagaze nabo ariko byongera kugaruka neza mu murongo mu kwa karindwi nyuma yo gukora icyo bita contrôle administratif. ngo ces des provinces restent sans nouvelles depuis 4 mois, ariko ngabo mu ntara bo ngo nta kintu bigeze babona amezi ane arashize malgré le décaissement intégral de la masse salariale par le trésor. nuvuga ngo amafaranga yararekuwe ariko ntabwo abagera, yararekuwe ariko barayacuruza. hanyuma urumva nabi Kinshasa byasabye ko banza kubakora contrôle physique. uzemo ko contrôle physique hari nabo ushobora gusangamo bayafata abagabo babo bakiriho, kuko muri Congo byahura bize. ntabwo waba uri kubikora gutyo, nta muntu wajya ushyira ku rwego ngo arekure amafaranga atazabona uko aryaho. hari n'ubu ahita ashyiraho muri lisi agashyiraho nka mushiki we akazajya kuyafatamo. ubwo rero bakoze contrôle physique barasaba naho ko bazamo, ariko nanibaza kuki umusirikare uguye ku rugamba Congo kuki abo bakiri mu bintu umushahara ugumiza usohoka w'umusirikare. ariko nyega ko mu Rwanda birahagarara, ahubwo leta igira ibyo ihereza umuryango inshuro imwe bikarangira. kuko uku nguku gutya wazisanga igihugu cyarabaye gihemba abaturage bose uko imyaka igenda. hano ko ndimo kubonamo ruboya bya kanzuminge ndebe ngo depuis la sortie médiatique du général Ruboya Kashama ntabwo bizuminze ngo nous avons repris espoir qu'un contrôle administratif imminent devait intervenir pour recevoir notre situation et reprendre
a bénéficié le ja izi nyandiko zabo ariko kuki bapfa iki no gukora utunyuguti dutoya kweri kandi nshaka uburyo nyuzuminga wigeze uyisoma wowe ntabyo mbizi ntabyo nsoma icyo nabonye kwikashamo rubaye nuko umenya ejo yagarutse muri turi nari mubonyemo ndavuga nti yamugendekeye bite uyu niwe ushaka kuzuminga ariko hano naho ikoranabuhanga ryaciye amazi urumva sinzi ibibazo biri mu mafibre optique natwe ntabwo biri kugenda neza muri ino minsi ntabwo bimeze neza ndabona banditse ngo depuis la sortie médiatique du général Roubaix Kashama, nous avons repris l'espoir qu'un contrôle administratif devait intervenir pour recevoir notre situation et reprendre à bénéficier les lentes du service de Sylvie. Nuvuga ngo Kashama ibyo byasohotse mu itangazamakuru hanyuma bahita bagira icyizere yuko ibintu bigiye gusubira ku murongo ariko nyine amaso ahera mu kirere Kashama se yarayaheranye yagenze bite ntabwo mbizi neza nimba ari ukugira ngo hazabe kontrole ukontorora amafaranga ashobora kuba yarariwe buriya uragerageza ujye hirya gatoya alo bamukwaya uragerageza ujye hirya gatoya ngo le collectif exhorte la première ministre à honorer sa promesse de soutien aux familles de militaires appelle le président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe à intervenir dans ce dossier social crucial et critique la gestion des processus par l'inspection générale des FARDC accusée d'avoir sacrifié plusieurs innocents. hanyuma rero bakaba bati nyakubahwa minisitiri w'intebe rwose bishyireho umwete bishyireho agatima ndetse ariko na Vital Kamerhe perezida w'inteko ishinga amategeko agufashe mufatanye mutugoboke rwose kuko iyi dosiye irakomeye kandi turakomerewe amafaranga yacu atugereho kuko urebye abayobozi ku rwego rwo hejuru abajenerali bo muri FARDC bayoboye urugamba nabi kandi abantu bacu bapfa ari benshi none kubahereza impozamarira za hato na hato z'ibyo bagenewe ntabwo ziri gukunda bwana Olivier Rwamukwaya nuko gukanga urusomo twabisobanura tugahita tunikomereza ubwo ijwi ryabo ryumvikana byumvikanye ariko leta nta nidakemura ikibazo ngo umusirikare aguye ku rugamba kuko ni akajagari nose wamenya gute waguye ku rugamba baramwandika ubwo n'iki ko yaguye ku rugamba mutaramushyinguye iyo utakimubona se ntibaba babarizwa mu ntibaba babarizwa mu section mu platoon ubwo platoon commander ejo bundi arambwira ngo baranagira ngo ejo bundi yarahamagaye yibera hano yakivuyemo yaragiturutse ariko bamubara yari ritona ngo none wageze kuri majoro ageze kuri majoro se amafaranga yarasohoka kuko amafaranga aca mu bayobozi nta musirikare ntawe ushobora gukora ku rutonde umusirikare waturutse yamugumishaho amafaranga akazageza n'abo bapfuye abenshi ni udupurimi bagenerwa bo niba cyaba barabashije kumenyekana abandi nk'aba baguye muri Goma bababara nk'ababuze Le gouvernement de la République démocratique du Congo, par la voix de son porte-parole Patrick Muyaya, a annoncé ce jeudi que le président de l'Assemblée nationale et le conseil spécial en matière de sécurité ne répondront pas à l'invitation de la Fondation Thabo Mbeki. Kinshasa juge cette conférence inopportune et critique l'initiative, la qualifia de prévenant d'une personnalité ayant pris la défense de ceux qui agressent et endeuillent les Congolais.
shyira mu kinyarwanda ngo bamaganye Muyaya yamaganye ibya perezida Tabombe yawe bishyiramo ni guverinoma ya repubulika yose binyuze kuri ku muvugizi wayo Patrick Muyaya yego maze gutangaza ko kandi mvuge mu majambo yiwe ngende yiwe yabo ngo wibye yavugiye atarabanda muvugiye nous souvenons de toutes les déclarations malheureuses du président Mbeki qui ont illustré une forme de méconnaissance de la crise sécuritaire actuelle ngo turibuka neza turazirikana amagambo yagiye atangaza bibabaje kandi byagiye bigaragara ko atazi neza ibibera hano ko yagiye agaragaza ikibazo cy'abanyamurenge n'iki byose ibyo rero nibyo bintu mbese uko yanagaragaje ko ikibazo cy'abaturage bo muri este ari ikibazo leta yagiye yirengagiza ibyo rero byo kuvuga leta yo kandi ikavuga ko aba M23 nk'abantu bananiranye ari byo ariko bo babifata nta kutagize yanabagiriye neza ibashyira no mu gisirikare wigeze uba mu bushize Patrick Muyaya avuga ngo abanyamurenge bari mu nzego barimo benshi cyane ngo nimba ufite abwo inshuti y'umunyamurenge umufate ku rutugu mwifotozanye upostinge wereke ku isi yose uberekane unyomoza ibyo bavuga ko babimerewe nabi ko bafatwa nabi mu gihugu none se ntabwo byumva ko bitandukanye n'ibyo Mbeki aba yavuze hanyuma akaba yaravuze ngo yanongeye ko l'initiative de sa fondation est une portée et non nous intéresse pas iyi initiative yatangana yayibe ko yarahamagaje abantu mu biganiro bye ntabwo bitore ntacyo bituma turebaho ahubwo twe ku ruhande rwacu twiyangaje muri piste eshatu kugira ngo crise ibibazo byo kugera ku mahoro ubutaka bwacu mu burasirazuba birangire icyambere piste ya mbere ni iri hagati yacu n'u Rwanda i Washington iyo ni inzira ya mbere ni inzira iya kabiri kandi buriya supletif turayita iki abitirirwa u Rwanda ubwo nicyo ashatse kwandika mbese ni nk'u Rwanda bagane ariko mu ishusho hagaragara M23 sibyo ashaka kugaragaza ubundi ubu Kongo yo yumva isa nkaho yabirangije kuba yaraganiriye n'u Rwanda i Washington noneho kongera kubazanaho amananiza yo kugidoha ni ukuganira n'ibyitiriro donc kubera ko babyifuje ariko wowe yumva umubyizi yarawubonye uri idoha ijyayo rwose byo kurangiza umuhango ya gatatu nanone piste ya gatatu ni piste conjointe à toutes les confessions religieuses avec une feuille de route commune ya gatatu ni iriya Hayimana ba Senko na ba iyo ngiyo ni ya Senko na SSC abantu rero bati kivuga ubu ngubu urumva aba bantu biriya bure nuba ngo ibiganiro nta biganiro bihita bitakaza agaciro iyo ubonye nk'umuvugizi wa guverinoma avuga amagambo nk'aya ngaya bihita bitakaza agaciro abantu bamwe bari bavuga bati Patrick Muyaya akubise enku akubise igikubara akubise ikinyundo Tabombe mu mutwe bati kuko buriya se ku rwego bari bo wavuga ko basubizanya ku rwego Tabombe ariho ni uwo gusubizwa na Muyaya yamusubijwe ku rwego rumwe Muyaya yamusubije mu izina rya guverinoma ya Kongo none se Tabombe cyaruta guverinoma ya Kongo sinzi uko yubashywe ntago na Muyaya kuyoba ngo yamukubise kuko ntago ari kumusubiza ariko renze nkwereke ubundi mpamvu Tabombe ushaka kugarura amahoro
ushagora amahoro kandi ari intambara kandi bigomba kugirwa amahoro na leta ko leta izahitamo imirwano igatsindwa ibipande bikagenda urumva byahura. Wowe fondasiyo Tabombe ki kudasobanura impamvu Kongo ubundi kwanza yabyanze ko maje kuvuga arashaka kuzana amahoro nawe ntibayashaka nayo bashaka. Biranditswe neza ngo guverinoma ubundi reka nsobanura aka kantu musomye bwa mbere numvise ukirengagiza. Guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo binyuze mu ijwi ry'umuvugizi wayo kuri uyu wa kane itangaje ko Perezida wa Assemblée Nationale ubwo hatumiwe Vital Kamerhe urumva na Conseil Spécial en matière de sécurité uwo ninde mbonye hano bamwita ngo nibari mekere Kolengere umujyanama wa Kisegede mu by'umutekano Kolengere na Vital Kamerhe ngo ntabwo bazitaba ubutumire bwa Fondation Tabombe ki kubera ko Kinshasa bavuze Kinshasa ni igihugu cyose ntabwo ari Patrick Muyaya ko Patrick Muyaya ntabwo aremereye kuruta ubutumwa ngo ifata iyi nama ntabwo ikwiriye kandi rwose igitekerezo yagize Tabombe ki Fondation ye cyangwa se Tabombe ki giti cye ntabwo kivugwaho rumwe ntabwo bacyemera bafata Tabombe ki nk'uwagize igitekerezo ariko akaba yaramaze gufata uruhande aherereyeho rwo gushyigikira abagabye igitero cy'ubushotoranyi no gutuma Kongo Kinshasa igira impfu nyinshi donc bajya mu bintu by'ibiriyo donc abajyanye Kongo mu kiriyo Tabombe ki ngarabashyigikiye. Ariko buriya kuvugisha ukuri nicyo baba bamuziza se sinzi bo babifata nk'ikinyoma no gushyigikira ikibi niko babifata. Kuba yaravuze ibibazo byo mu burasirazuba bwa Kongo leta ikaba idashaka kubyumva ubwo icyo tureba ni kimwe tureba ninde uzahomba kuko bahitamo imirwano baratsindwa ibipande bikagenda ubwo rero ngewe nk'umamuna aribo batanga igihugu abangaba sinkubeshye rwose nibo batanga igihugu kubera ko kutemera ko ibintu byakemuka mu mahoro bagahitamo intambara nibo barakigurisha rwose waba ko aribo babarikaniza igihugu ntabwo yababeshye ndebera ku kantu nkoherereje karaza kongikanyaho kamarebe hano ko kataraza kasasa agafunguye karavuga ngo pour Patrick Muyaya, il n'est pas question de répondre à la demande de l'ex-président du Sud-Africain, Tabombe ki, qui prévoit la réunion début septembre en Afrique du Sud des leaders politiques congolais pour une conférence sur la paix et la sécurité. Prix d'infos, ogafunguraho. Annonce bati Patrick Muyaya Tabombe ki est mal placé pour parler de la contribution à la paix en RDC. Ces propos tenus il y a quelques mois laissaient croire une méconnaissance profonde de la crise que traverse notre pays. Se nibyumvikana ko bakiri muri wa mujyose wo kuvuga ngo afite uruhande aherereyeho ntabwo yaduhuza arabugamye. Sicyo bivuze hari ikindi? Afite uruhande noneho ariko impamvu yamushubije gutya nibyo koko nibyo nakubwira abonye turaza kugeraho aho bari kuganira n'amakampani amakampani y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro y'Abanyamerika hagati kandi u Rwanda na Kongo akaba ariyo bari kudiringana n'ayo makampani. U Rwanda rukaba ruri kudiringana n'ayo makampani, u Rwanda na Kongo ruri kudiringana n'amakampani kandi ko abangaba bagiye bagaragaza ko u Rwanda ari rwo rubateza
ibibazo intambara mu Ventura itariyo ahubwo ari u Rwanda ariko bari mu madiru ku ruhande se uko babivuga kuki bagiye gusinyana amasezerano n'u Rwanda wibuke ko u Rwanda rwakubwiye ko nta ngabo ziri mu Rwanda z'u Rwanda ziriyo ndetse n'amasezerano basinye ntabwo nta hantu bigeze bandika ko u Rwanda rufiteyo ingabo ahubwo twisangiyemo hiberemo ibintu by'ubukungu none se nyine ubukungu nyine bagomba kubudiringa iby'ingabo bubyihoreye ntabwo aribyo turimo ahubwo twibereye kuri tabombe ki udafite icyizere ubwo ndahita nkubaza ni iyo nama uko guhuza aba opoza niba Kongo itazitabira ubwo biracyakunze igitekerezo cya tabombe ki cyacyashyizwe mu bikorwa urimo urazana amahoro kandi mubwira ko ari intambara nyine ubwo ntabwo amahoro akibonetse niba tabombe cyatekereza akazayageza kuri Kongo ntayo bashaka ngabo barashaka imirwano kandi nakubwiye ko ibintu biba abanyamerika nuko nabisobanuye igihugu kigomba kugabanywamo ibihugu nka 4 ibi bikuvanwamo ibipande 4 uracyatsimbaraye kuri balkanization uracyatsimbaraye kuri balkanization kandi idashoboka ntabwo burasirazuba bwagiye ninde wabikubwiye none se leta ya Kongo yitegeka Goma ujya umbwira ko inahategeka wowe iyo bageze mu bintu by'amasezerano uravuga uti harani muri Kongo ukavuga uti nta n'ubushobozi mu Ventura ifite bwo kwigaragaza ku rwego mpuzamahanga ntacyo baba babazanya ngo Kongo igiye kwemerera u Rwanda zo diru zo kubaka ibikorwa remezo ngo badiringa na Kongo na Kinshasa na Amerika bakabihuriza hamwe ubwo rero kuki ugaruka ukavuga ngo haragiye kandi hataragenda haragiye kandi mu Ventura harafashwe Kisekedi so ashobora kuvuga ngo atanze konje mu burasirazuba bwa Kongo nyine ntiyayitanga ariko nyine bakagaruka bakaba aribo badiringa nawe ibyo bintu se kuki abyemeraho diru nta leta idiringa n'inyeshyamba ubutaka buba bwanditse mu mategeko kuri leta none bamatse ibihugu ntabwo imbibi imipaka iri hano ya Grande Barriere ari ikindi gihugu RDC kandi RDC hajya ni Kisekedi n'umunsi nk'ubwo tumenye nk'aba guverineri bo muri EAC bahati yajyayo ntabwo yajyayo ntabwo yajyayo nibyo nkubwira harimo icyo bita reconnaissance d'État État ni guverinema uwo kurekonesa leta rero ni hari nubwo guverineri aba asigaye hariya ku ruhande uriya somuka kure wenda asiganya agace ka Beni urumva ariko ni we representa guverinema okay. Today, SAFE hosted a round table with delegations from Rwanda and the DRC to discuss collaboration on critical minerals investment and security with the implementation of the peace agreement. Urongera ujye kureho gatoya peace agreement urongera hirya ndumva hari deranje mu ruhande rwawe. The DRC and Rwanda have an opportunity to unlock immense economic potential through the regional economic integration framework. Angaho urumva ko u Rwanda na Kongo kubufatanye na leta zunze ubumwe za Amerika urumva yego basinyanye amasezerano ajyanye nyine no gucukura amabuye y'agaciro muri ubwo buryo. Ubundi bahora bayasinya. Hello? Senior Bureau kumva neza rwose. Ni muranyumva ariko nawe ufite derangement nyinshi cyane sinzi niba utekereza ko abantu badukurikira batabyumva.
haba habuze iki ngo uhunge abana none se njye hanze njye he ujya ahantu abana batagera wagira ngo uri ku muhanda senior biro wagira ngo ntacyo nakongeraho iyo nabuze controle nanjye nuko mba ndi mu kiganiro. Senior Bureau Official Jonathan Pratt joined the delegation from DRC and Rwanda and representatives from the private sector for around the table hosted by Security Energy Bureau American Needs Energy to win. Okay, ubwo ni Security Energy yingi tuvuga ahangaha ni ya Amerika. Focused on strategic USA investment. Uvuga ngo Amerika yahurije hamwe abahagarariye u Rwanda na Congo nabo muri private sector bose kugira ngo bige uburyo bashora imari mu bukungu hagamijwe kugira gute kwexploiter cyangwa se kubyaza umusaruro y'amabuye y'agaciro aboneka muri aka karere k'ibiyaga bigara ariko by'umwihariko muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Ibintu se ntibyumvikana. Birumvikana nibi herezo byongera n'aya masezerano ibihugu byombi byasinye. Byasinye urumva muri make reka twe kujya muri diplomasi nyinshi n'amapolitike menshi. Hari ndaza kuvuga ibintu byumvikana ku buryo nawe uri n'abadukurikirana baza kubyumva. Yego. Ni ukuvuga ngo Donald Trump atitre personnel ku giti cyiwe nawe ari gushaka aya mabuye nawe nimba ari kuyashaka nuwo ngo bikeneye yuko ayabona kandi akayabona ubwo sinshaka kuza gusesengura ko birumvikana iyo ushatse urabikweba ndaburi buza gusesengura kandi Kisekedi ntabwo kuyamuhereza ntabwo byashoboka ko noneho ntabwo ari leta zunze ubumwe za Amerika ni Trump atitre personnel ku giti cyiwe none tudaciye kure we ngo ku giti cyiwe arashaka ruwaya kandi ikabiye ku giti cyiwe ikazazamwa abana be n'iki byose akaribo bazagira bazakubaza titre y'umuryango hanyuma nimba titre y'umuryango we akeneye n'umutekano w'abo muryango bashobora kuzaza gusura imari yabo n'ubucukuzi abacukuzi bazakora bazaba bakeneye umutekano none se Kisekedi ibyo yabishobora kuba umutekano niyo mpamvu rero ingabo zikaze se byabaye ngombwa ko afite ingabo zikaze ntabwo Kisekedi kandi avuga yashyira imbere wazarendo kandi abazarendo nta kindi bakora uretse kwica no kwambura nasubwo uragira ngo abanyamerika baze gukoramo bajye bamushimuta bakamushimuta ejo ngo bari kwaka $20,000 by'idolari bari kwaka ngahe ibintu nk'ibyo byose bya bintu byose bigenda bikorwa uzi muri uruhande rwa leta ntabwo ari byo bishoboka ni nayo mpamvu nanzura mvuga ngo M23 ntabwo izahava hariya nagomba kubona umutekano uyu ni umuntuza ni umwandiko wanditse ibintu iyi draft iranditse neza nubona imihanda iri kubakwa muri Kongo uzajye wibaza nubona bari kuzana amashanyarazi ujye wibaza ibintu aho bigenda bituruka urebe kandi iyi dosiye igomba gukorwa byanga bikunze Trump uzi ko afite manda imwe se yego yindi se ko yayirangije kandi nabwo asigaje iki imyaka 3 umwe arawurangije hariya ntiyarahiye mu kwa mbere ndumva ari aho ngaho kuri 20 hari reka twikomereze rero sera le ministre congolais de l'intérieur Jacques Shabani Luko au moins 83 réfugiés congolais sont actuellement au Rwanda. U Rwanda ruvuga hejuru y'ibihumbi 100 ariko
ahanga baravuga 83 ngo rero bakaba bahamagariwe barimo donc arahamagara ko habaho identification cyangwa se kuba barura mu bufatanye buri hagati ya Kongo u Rwanda na HCR mbere yuko bataha muri Kongo bazataha bajya hehe ni Kongo yo kunegosiya nabo ibyo naye gusemo ntago iyo bita tripartite ntago ari M23 ariya ikira igihugu ari M23 afashe ni ku butaka bwa Kongo bivuze rero ngo HCR ni tripartite Rwanda na HCR ndetse na leta ya Kongo ariko urumva kantu yongeyemo agobekamo kuko bo basaba ko banza kubakorera mbere gucyurwa bagomba kubanza kujonjoramo bakamenya abanyekongo n'atari abanyekongo ni ukuvuga ngo ni nk'aho yavuze ati niba u Rwanda ruvuga 100 birenga niba rutavuga 130 ahubwo bashobora kwidentifya bakasanga ni 23 niko bajya bavuga bande abo ngabo kandi ubona hano nyore kugaragaza 83 nyine ntabwo babyemera bisoze neza hasabwa ko ibyo 83 bemera bagomba kubijonjoramwo wabyumvishe bagomba kujya hanyuma se bakabandikiye 83 kandi bizajonjorwa bavuze ibyo batekeza ko bajonjora none se nimba leta yabo ivuga ko hari abaturage yitwa Nyarwanda impunzi zereka kuzita abanyarwanda zita abanyarwanda gute none se ni kukubwira ngo nimba bavuga ngo Makenga ni umunyarwanda bazareka kuvuga n'abarumuna bari mu nkambi hano ujye ubyumva nawe rega hano birimo birancanga Olivier kubera iki babanza kuvuga ngo nibura 83 biri mu Rwanda by'impunzi z'abanyekongo kandi none ngo barajya kubidentifya bakuremo bangahe se bakuremo batari abanyekongo abo bitwa abanyarwanda hanyuma mbere yuko se babidentifya kuki babanditse ngo réfugiés congolais 83000 réfugiés congolais bari mu Rwanda ubwo ntabwo ndimo kubyumva ukuntu noneho bajya gukora identification kandi basanzwe babazi ko bari mu Rwanda none wibageje ko M23 position ya leta ya Kongo bavugaga ngo bagomba gushyira intwaro hasi bakaba mu bice bigaruriye bakajya muri cantonema hanyuma cantonema bakabidentifiyamo okay ubwo rero ibyo biraza turaza kumenya ngo birimo biragiye birakorwa bite Kongo irabikora hagati yayo n'u Rwanda nayo zindi mpaka na HCR bazataha iyo ni inama iba yarabaye kuko hari indi zabaye kera zigena ko bazongera guhura ayushwa ko aba baturage batakandagira iwabo kugeza ubu bashobora kwakandagira mu bice byabohowe na M23 kandi je sinumva n'impamvu aho ayushwa kera none ko bashaka gutaha kandi bagomba gutaha ku bushake ntabwo ndishuha umuntu ubaye mu nkambi akaba yakoze ka business akaba yarubatse nka ka guest house ku Kibuye uzamubwira ngo uko ari impunzi agomba gutanga byanga ngo najye wabo waba umuhohoteye hanyuma bya bindi tuzi ko utatandukanya abaturage ayushobora ko abahanga nta bafite indangamuntu iz'u Rwanda ubwo bariyemeje gufata ubwene gihugu bw'u Rwanda ubwo se abo bakiri impunzi ubwo ntibabwemerewe ubwo ntibabwemerewe bashobora kuba babwemerewe hanyuma bakabyira n'ubwa Kongo niba Kongo yemera ubwene gihugu double nationality Kongo ntabwo ibyemera tureke tubyorere nuvuga ngo ikindi cyo tubara iyi dosiye ifite uko izarangira ni nk'uko FDL izarangira nakubwiye yuko iyi dosiye irebana na FDL izarangizwa na M23 urumva
nirangizwa na M23 uko M23 izagenda yirukana niko izashira muri ayo mashyamba nako ku ruhande n'impunzi M23 yarahabohoye abazashaka gutaha bazataha kandi n'ubu nkeka ko hari abatashye se twagiye ejo bundi se tukabona bamwe bari bahunze bamwe twakira nk'impunzi 2023 turabyibuka bajyanwa nkamira hari abo tugera duhura nabo muri Masisi bo M23 baje gufata bahise bataha voilà ubwo rero ahangaha bakatubwira bati twigendere Felix Tshisekedi na pripeye ses contributions pour la SADC ce qui agace l'organisation. Il a ainsi perdu droit à la prise de parole lors des sommets. Urumva hano baratubwira ngo Tshisekedi cyangwa se Kongo ntabwo yishyuye umusanzu wayo muri SADC, ubanza ari byo mpamvu n'ingabo zajenjetse cyangwa se zakubiswe kubera yuko ibyo rero byamwambuye ngo ijambo mu nama. Ubundi ngo iyo utiyubahishije nyine hariya ku ifaranga bahita bakwambura ijambo. Ubwo rero nawe kugira ngo ibyo ako gucishwa bugufi akuburizemo nawe ntiyitabiriye inama ya 45 yabe ya SADC. Yabaye ryari? Yabaye ejo bundi ariko ni nabyo bishekeje. Ni gute akoresha ubukwe bwa miliyoni miliyoni harya ni 10 z'idolari bw'umukwe bwe? Ntabwo nasobanukiwe harya ngo ni zingahe, ntabwo nasobanukiwe ni zingahe zakoreshejwe. None se yuko ari amafaranga y'umuryango nayo yibere muri Madagascar ni na 45. Ayo ni amafaranga ariko nta hana huriye n'igihugu Nese SADC contribution ni igihugu, naho ubukwe bwe ni umuryango we. Byose turabihuza dute? None se ubwo perezida afite amafaranga yayobora igihugu gikennye? Perezida ufite amafaranga yayobora igihugu gikennye? Igihugu cyashigeshwe n'intambara, amafaranga ashobora kubura, yaguze ibisasu. None se uwe nta n'ibintu by'amasobanuro ntabwo Kongo ivuga ko ufite ubutunzi ngo nakora yigeze bura amafaranga. Ayo banyereza se? Ayo banyereza? Wiyegeje imanza zivuga ngo banyereje aya. None se iyo unyereje kuba unyereje nyine, iyo unyereje ntabwo biba bikibazwemo aho ngaho. Iyo unyereje ubunyereje iyo batagufashe Kongo itanga. Iyo batagufasha babaye yawe. Iyo unyereje batagufata ababaye yawe, ntabyo kuvuga ngo wanyereje ngo none ngo igihugu ngo uzakigoboka gute se? Nta kundi nimba Kongo ariko nta motifu nimwe ariko nta muntu yashyigikira nimwe muri izo uvuze zatuma igihugu nka Kongo kibura amafaranga. Igihugu nka Kongo ahubwo muri EAC ho arayatanga, no muri EAC ntayatanga. Ubizi ko byavuzwe cyane. Ariko ayo yagiye muri EAC agira ngo igipande ni igipande kimwe buriya yashaka kujyanamo. Cyanze gukwiramo. Reka twigere ko mbona se Pero Ruwara ubwo nyine ibyo biraza gusuzumirwa ku meza niba yiyambuye icyubahiro se hari ukundi. Pero Ruwara bongeye bamushyiraho ifaranga, ariko ntabwo twabonye na dokima ko Minisiteri y'Ubutabera yashyizeho miliyoni 4 ku muntu uzamufata. Ntabwo uzi ko yibasira leta akibasira na perezida se w'igihugu. Ubwo niya dosiye n'ubundi yatangijwe na Costa Mutamba, n'uyu nguyu umusimbuye yahise ashyiraho agaceri miliyoni 4 z'amadolari. N'ubundi na Costa Mutamba niyo yashyizeho. Noneho kumufata ahubwo bakoresheje hari abagangisteri bagiye abagabo 8 bamwatatse agiye kwinjira mu nzu we baramuhondabura mutera n'icyuma. Iyi foto mbona
ko batamufashe se nyine ahubwo ngo bamushyikirize barya ayo mafaranga aho kumutera ibyuma ndabona apfutse ko nasobanura atari umusore yagundaguranye nawo none se wamuvana kwaba mu Bubiligi wamugeza muri Kongo ute ko mbona bamurangije mu mutwe ibiganza byose birapfutse rero ruwara ni umena amabanga niwe Kisegida ategura ubukwe akahita abona abafite impapuro ziyanditseho bije izakoreshwa amafaranga badaturunye niwe uyabona muya yagiye gusinya n'abantu n'abazajya batuka u Rwanda abahaye miliyoni zingahe abazamuhuza n'abanyamerika ngo badiringane miliyoni zingahe uyu nguyu aba yagezeyo amafaranga yayabonye yose ese urumva rero ruwara wa mugani batakwiriye kumushakisha niwe wataka muyaya niwe umenya abagore muyaya ari gutereta mbese sinzi uburyo nakubwira aba yaseseyemo cyane reka dusoreze ahangaha bwana Olivier Rwamukwaya ariko nyine mu kanya Amerika yari yivuze ngo guhashya FDLR ngo babishyirwemo imbaraga naye nkabona Amerika wabishatse icyo ni ikibazo Amerika yakemura ku giti cyayo hanyuma n'umunyamakuru muziranye afungiwe i Paris nako yigo i Kinshasa uwo ninde Tuveri wundi ntago muzi yari yavuye Goma ajya Kinshasa ubu afunzwe na Agence Nationale de Renseignement amazemo iminsi 2 yavuye Igoma niki agira Kinshasa ate uyu ikibazo rero cye imutipe yashatse kurya ahantu habiri yabaye kirumira habiri ongera nyoherereza ifoto ye ndumva ntarimo kumwibuka mu bantu twahuriye Igoma nanone uramuzi umugabo reba kwa Steve Wembi ariho Steve Wembi umugabo ubyibushye cyane ni wa wundi wavuga ku ruhande rwa Kongo rwa Muyaya no ngo yari directeur national muri Nord Kivu yari directeur wa RTNC muri Nord Kivu ubwo yayoboraga Goma wajyaga antenne ebyiri ya Goma radio na televiziyo nationale akagira n'iyibeni hanyuma rero Goma ifatwa yaje akorana na M23 nyuma yaho baza no kumufunga ho nk'icyumweru byo ko twabikoze umuryango we wasohoye itangazo M23 yamusizemo icyo yaziraga koranaga na Muyaya urumva bamufunguye aracika acitse ahita ajya Kinshasa nawe bamudadi ahubwo niyo mpamvu yagiye kubaza yanyuze he ava Igoma kumbi yaracitse none se inzira ziso hari oya nta kibazo yari afite na M23 bari babiregararije bamumaranye iminsi ari kubazwa baramurekura ndumva yarabaye nk'icyumweru ariko nta kindi urumva mu byo yabazwaga harimo kuba akorana na Muyaya niwe akoranaga na Muyaya niwe jya ureketa aba bamicombererega nawe wari potinga none se Kabumba we ntiyari arimo si ko we yiceceke akabivamo nyuma niwe wari potingaga amacano no ngo uyu nguyu okay ubwo rero ukomoje kuri Amerika no kurwanya FDLR ndumva niba ari byo nari mbonye mizo pour sujet d'une lettre datée du 17 juillet 2025 adresse à l'USA advisor par un certain Willy S. Kiana. Nous tenons à clarifier que Willy S. Kiana, signataire de cette lettre, se présente faussement comme un représentant d'une prétendue d'Union internationale de Banyamulenge. Barabihakanye babyandikiye secrétaire wa leta hariya muri Amerika, umunyamabanga wa leta hariya muri Amerika rwose Masad Buros,
bati uyu mugabo ntago ahagarariye abanyamurenge. Kiana Willy S Kiana, identité fictive sans existence légale, ntabwo ngo amategeko abimwemerera, ntabwo rwose akwiriye kubyitirira, par conséquent sans aucune légitimité. Ngo pour votre information monsieur Bolos, contrairement à ce qu'il affirme, monsieur Kiana ne réside pas à Ohoy cyangwa Ohiya, bahita gute hari yaryo ni Ohio cyangwa ni Ohoy? Ohio akaba banditse nabi se muri Amerika. Ngo mese trouve actuellement à Bujumbura au Burundi. Uyu munyamurenge Kiana ngo yibera i Bujumbura mu Burundi ariko akabeshya kari Ohio muri Amerika. Ngo il a été recruté par Tshisekedi pour prendre la tête d'une milice supplétif des FARDC alliés aux FDLR. Ngo yashyizwe mu kazi ngo na Tshisekedi kugira ngo ajye gufasha guhuza FDLR na FARDC dans le but de participer à l'extermination de ses propres frères banyamurenge. Ngo bafite umugambi wo kugira gute kujya gutsembatsemba abanyamurenge. Ngo s'il est prouvé avec ses complices une réelle compassion pour des banyamurenge mériterie être persécuté, il commencerait par interroger Rodemiap sur le réseau pour lesquels tant de souffrances et d'exactions sont infligées. Ahangaha nuko barimo kwihakana uyu mugabo kadakwiriye guhagararira abanyamurenge hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ahubwo nari mbyitanye n'ibyo yaruvuze. Propaganda nabo barimo. Iyo bageze muri baba barimo abantu nk'abo ngabo. Community yose ntago yawaburamo abantu bahitamo indi nzira, ningo uzasanga n'abazarendo banyamusaraba. Iyo bitango n'utugarane abo ngabo nyine. Naba ngabo. Nyuma tugasoreza aho ngaho. Twasoreza aho ngaho. Shimira Kevin ku mwanya tubaye hafi kandi yakoze akazi gakomeye. Bw'ibyuma asante sana rero ubwo abadukurikiye bose nabo n'abagaciro gakomeye tuze kongera gusubira.